ngo bo ubwabo biyambuye icyo Imana bagize cyo barongera babyambura n'abayoboke babo. Bibiliya ivuga yuko umukristo ari we rusengero rw'Imana. Rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa mbere 3:16 bagiye bigisha abantu babumvisha ko iyo nzu bubatse ari rwo rusengero, bambura abantu icyo Imana bagize cyo bagiha inyubako y'amatafari n'ibyondo n'imicanga na sima ndetse n'amabuye n'amabati n'ibiti n'ibindi, aba ari cyo bita ngo ni urusengero, kugira ngo abantu biyumvishe ko agakiza bazagakomora aho ngaho. Kuko Bibiliya ivuze urusengero ibishatse kuvuga inzu Imana ibamo, inzu Imana ituyemo, inzu Imana ikoreramo, ibamo, yicayemo. Noneho niba rero ufashe inzu y'ibyondo n'amatafari ukayita urusengero, nta kuntu abantu batirukanyira aho hantu ko bazi ko ariho Imana iri. Ariko Bibiliya igaragaje ko urusengero ari umuntu, nta rusengero rw'inyubako y'amatafari n'ibyondo ruri hano muri iyi si. Twabasobanurira insengero zabayeho mu isi Bibiliya ivuga bitandukanye n'izi twubaka, kuko izo nsengero twababwiye impamvu zari insengero. Insengero 5 zabayeho: urwubatswe na Mose, urwubatswe na Salomo, urwubatswe na Ezira, urwubatswe na Herode umwami w'Abayuda, ndetse n'urwubatswe n'Imana y'ubwayo uyu munsi ituyemo. Imana yahise iva hariya, iva ahantu ijya mu muntu. Iyo bavuze urusengero baba bashatse kuvuga ubuturo bw'Imana, ahantu Imana iba. No kuba rero barakwambuye icyo uri cyo mu Mana, bakakwambura ko ari wo rusengero rw'Imana, ntibabikwigishe, ntibabigusobanurire, bakumvishe ko Imana y'ubwayo yavuze ngo nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo n'abazabo ku bwanyu. Niyo mpamvu iyo utabonetse muri iyo nzu ukamara icyumweru, ibyumweru 2, ukwezi, uragwa ngo kuko twembi Imana ariyo dukorera, namwe mukaba umurima w'Imana, namwe mukaba umurima w'Imana n'inzu yayo. None kuki uvuga ngo simirwa kujya mu nzu y'Imana, kandi bivuze ngo muri umurima w'Imana mukaba n'inzu y'Imana? Wowe ubwawe person uri inzu y'Imana, Imana ikorera mituyemo. Abatampera rero bagizwe n'imitwe 4: abitwa abagorozi, abatsindishirizwa, abacamanza n'abakusi. Abo bose bigisha inyigisho ibibaho. Uko mubona isi idashobora guhura n'ijuru ngo bifatane, niko amategeko ya Mose, iyo ni inyigisho ya mbere yoretse abantu benshi ku isi, kandi yagiye iboreka mu binyejana byashize, ndetse ikomeje kuboreka mu bindi bizaza niba yese ataragaruka. Abantu bigisha izi nyigisho z'ubuntu uzasanga biyita amazina 3: biyita abakiranutsi, biyita abera, biyita abaziranenge. Kandi ibi byose biyita bikabashora mu gukomeza kubaho mu buzima, kuko bavuga ngo baratsindishirizwa muri Kristo Yesu, nta rubanza rukibariho, icyo usabwa gusa no kwizera urupfu no kuzuka bya Yesu gusa. Po entre biba birangiye, iyo wabyizeye uzabona ubugingo, kuko ubuvutsi bwa kabiri. Babwire ibindi byose birivuga kwirinda, kuba maso, kwezwa, ntabwo bareba. Gusenga, kwiriza ubusa, kwatura, ibyo ntibabyemera. Kwe guhererwa ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa. We ushobora gusobanura gupfusha ubusa ubuntu bwa Kristo? Ni gute tubupfusha ubusa? Ni igihe cyose izo ni inyigisho za Satani, ni inyigisho z'abadayimoni, inyigisho zikwigisha kudakwiye gusa. Abantu bose bakiriza inyigisho bahindutse barutuma ivu mu buryo bw'umwuka. Uraberekwa Imana yaguhishurira ubwabo bakakwica. Ni abakozi ba Satani, ibinyoma, umwanda wa Satani. Murumva systeme religieuse satanique iri muri aya madini. Murumva uburyo bakomeje kujisha abantu bakibwira ko bajya mu ijuru kandi batajyayo. Bari kujya gushaka amavuta, bakajya gushaka amazi ngo muri Isiraheli, bakajya gushaka ibitaka, bakajya gushaka amabuye muri Isiraheli, n'ibindi byose by'ibinyoma birirwa bacuruza. Ubundi bakajya gushaka imyuka yindi y'abadayimoni yo kwirirwa baroha mu bantu, kugira ngo bya bimenyetso bigaragare kubo bayoboye. Mwabonye ibyo Mignone ejo bundi yakoze. Gitwaza n'abajya bikorerwa asiga abantu amavuta. Kwa Masasu nabo barabikora, n'ahandi. Uyu Apotre Emmanuel uri aho ngaho mu Burundi afite depo y'amazi, abantu birirwa bagura ngo baragira ngo abakize indwara, bakayajyana mu ngo zabo, bakayamena mu mabotike, bakayamena hehe n'ifoto ye. Kumana, mbega ubuyobe, mbega ubupfu, mbega ubupfu. Mwabaye imbata z'abakozi ba Satani no kuba imbata za Kristo. Muri Katolike nuko muhora za Kibeho ngo mwagiye kuvoma amazi ngo y'umubyeyi Bikira Mariya Ikibeho, umukayatwara ngo mu mabotike ngo muzaza muyanywa. Ubuyobe bukomeye cyane kandi bukubiyemo imyuka mibi. Ayo mazi muvoma aba yinjiyemo abadayimoni. Niyo mpamvu kuyanywa gusa egari kutazigera mwumva ubutumwa bwiza bw'ami bw'Imana. Yo, murababaje kweri, murababaje kweri, murababaje kweri. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Reka tubasuhuze kandi tubifuriza amahoro y'Imana mwese mudukurikira muri ku migabane iri hano ku isi, ndetse mu bihugu bitandukanye. Turasuhuza abanyarwanda mwese mubana natwe muri mu gihugu cy'u Rwanda, turasuhuza diaspora mwese b'abanyarwanda, turasuhuza abarundi muri mu gihugu cy'u Burundi,
ndetse na diaspora y'u Burundi muri mu bihugu bitandukanye mwese, kuko ni mwebwe duhuza ururimi cyane twumvikana, ndetse turasuhuza andi moko yose avuga ururimi rushamikiye ku rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda. Imana ibahe umugisha ku bantu mwese ufata umwanya wanyu mugakomeza gukurikira ubutumwa bwiza butambuka kuri iyi platform ya Iron TV, shakiro ry'ubutumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana. Uyu munsi turashimira Imana yacu kuko iduhaye umwanya kugira ngo tugaruke imbere ya kamera, dukomeze kuganira no guhugurana, ndetse no kugira ngo tumenye aho ibihe ibigeze. Reka dusenge Imana kugira ngo ituyobore muri iki kiganiro. Nyakubahwa mubyeyi dukunda, turagushimira kuko utwemereye kongera kuboneka imbere yawe kugira ngo dukomeze kuganira na bene data bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Turasengera kugira ngo ijambo ryawe rigiye gusohoka, ijambo ryawe rigira ububasha bwo guhindura ubugingo bw'ababyumva, ubugingo bw'abaryumva, uhera kuri gihe ugiye kuvuga ndetse n'abandi bose bagiye kuryumva, n'abandi bazaryumva uko ibihe bizagenda biha ibindi. Kandi wowe uzi ibyo imitima ikeneye, reka ari byo utunyuzamo kugira ngo twese dufashwe mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye rero kuri Imana yumvishe gusenga kwacu, habwe kuzo n'icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo no tubyambaje twizeye, amen. Amazina yacu nkuko bisanzwe nitwa Jarick Ikingeneye, nk'abandi pastoro nkora umurimo w'umissioneri, nyoboye umuryango witwa Iron Family of Jesus Christ Ministries International, kuvuga ngo mu magambo ahinnye ni AFGMI. Ni umuryango w'abantu batandukanye bari mu bihugu bitandukanye ku migabane igize isi, akaba ari abantu bamaze gusobanukirwa neza iyi si turimo, ibihe duhagazemo, bakamenya ubutumwa buri hirya no hino mu madini, n'uburyo amadini yamaze kuyoba menshi yemera imyizerere ya Kristo cyangwa se ya Christianisme, ariko bavumbuye neza uburyo Satani akorera mu madini, cyane bashingiye ku cyo babonye ejo bundi, kuko mbere y'uko kiba twarabivugaga abantu ntibabyumve, ariko iki kibaye kuva muri 2020 cya coronavirus, uburyo abayobozi b'amadini bagiye baparticipa cyane muri iki kintu cya coronavirus mu gushishikariza abantu mu guterwa inkingo, nabo batazi inkomoko y'ibyo bintu, kandi abascientifique bakomeye ku rwego rw'isi bari gutangaza ibintu bigiye kubaho by'ingaruka ku ziriya nkingo ndetse n'ibindi. Aho niho abantu bamwe bakangukiye, ariko mbere yuko biba twatumaze imyaka irenga 7-8 tubitangaza abantu batabyumva. So rero abantu bamaze kugenda babibona, niyo mpamvu ari abantu bagenda barekura imyizerere y'amadini, kuko babona ko ubugingo bwabo bushobora kurimbukiramo, kandi basobanukirwa ubutumwa neza bw'ukuri bw'Ubwami bw'Imana ubwo ari bwo. Abantu benshi bari mu madini hiberamo ibintu by'ubuhanuzi, amayerekwa nk'aya madini ya Gipantekote, ariko muziki igitangaza kirimo nuko coronavirus COVID-19 ijya kuza, abantu ntabyo bari bazi, kandi nawe yiziye abitwa ngo barahanura bose bafunze umunwa, abandi bahimba imitwe bitewe n'inyungu bafite. Noneho abayobozi bayo madini bagira imbaraga zo kwifatanya na za leta mu gushishikariza abantu ko bagomba kwinjira mu materaniro, mu masare bajya guteraniramo bise ngo ni insengero, ariko babikora cyane kubw'inyungu zabo, kuko babona ko leta iramutse ibujije abantu kwinjira mu materaniro babihomba. Bashishikariza abantu kwikingiza kugira ngo baze mu materaniro. Abantu nabo kuko bafashe agakiza ko kabonerwa muri ziriya nzu twita isengero, batarasobanukirwa ko urusengero ari umuntu ku giti cye, ari nawe rw'Imana ishaka kubamo, bemera kwiteza ibyo bishingiye kugira ngo binjire hariya. Bivuga ngo n'ibindi bigiye kuza bazemera kubikora kugira ngo baboneke mu materaniro muri ziriya nzu twita isengero, kuko ntabwo abantu bigeze basobanukirwa neza ko urusengero ari umuntu ku giti cye. So ministeri yacu irimo abantu batandukanye mu bihugu bitandukanye ku migabane igize isi, hanyuma n'abanyarwanda, abarundi n'abandi banyamahanga bashobora kuba bumva ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda, ndetse n'uwabasobanurira cyangwa se akabasemurira. Mu by'ukuri Imana irimo gukora umurimo muri iyo ministeri, kuko igiye gukora ikintu gikomeye Imana mu bihugu bitandukanye. Mugiye kumva ikintu kigiye kuba
bihugu bitandukanye ku bw'aba bantu Imana ihagurukije. Tugendera kuri misiyo rero, dushaka gusohoza misiyo umwami yasigiye itorero, kuko twabonye ko amadini atigeze asohoza icyo data wa twese Yesu Kristo yasigiye itorero mu isi. Kandi igihe cyose umwana atumvira umubyeyi, rimwe na rimwe hari ibintu byinshi umwana akenera ku mubyeyi, umubyeyi ntabimuhe, kandi umubyeyi abibona ko yari abikeneye kuko umwana atumviye umubyeyi. Rero umubyeyi wacu hari ibyo yatubwiye, Imana Yesu Kristo hari ubutumwa yadusigiye tugomba kuvuga, anatubwira n'uburyo bwo kubuvugamo. Ni ukuvuga ngo iyo misiyo tuyisanga mu murongo mukuru ugaragara muri Nouveau Testament, akaba ariwo murongo mukuru ugize Bibiliya yose mu birebana na misiyo Yesu yasigiye itorero. Ariko muzi ikintu gikomeye kirimo aho, reka nkibabwire, nuko amadini abayobozi bayo birinze cyane gushyira mu bikorwa icy'uwo murongo kubera inyungu zabo bwite. Icya mbere, gushaka kwikururira abantu ngo bagumane nabo. Icya kabiri, gushaka icyubahiro kuri abo bantu. Icya gatatu, kubashakaho ubutunzi. Baradeviya mu kwigisha, banga kwigisha ngo bagaragaze icyo Yesu yasigiye itorero rigomba gusohoza mu isi kugira ngo agaruke. Nayo mpamvu mubona Yesu yatinze, none n'abari babihagazemo bagenda bacogora babivamo, kuko icyo bari bategereje babonye gitinze. Bituma rero bongera kwiruka mu by'isi, barivangavanga, ari abo bapaseri, ari abo babishopu, ari abo aposo, birangiza benshi bapfuye kuko banze kuvuga ukuri ngo abantu bagusohoze bihutisha ubutumwa Yesu agaruke. So noneho rero iyo misiyo tuyisanga ahambere ni muri Mariko, tumabwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko igice cya 16 umurongo wa 15. Yesu yaravuze ngo nimugende mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Nimuramuka musohoje icyo mbabwiye mukagenda, ntabwo ari ukwicara, si no guhamagara abantu ngo baze bicare mu bigishiriza aho bari, ngo mubamara n'imyaka 5, 10, 15. Hari icyo bita kurera, gutoza. Uwutojeje ukamurambika ibiganza ukavuga ati nawe ugenda usohoze icyo umwami ashaka. Ariko amadini yicaje abantu arabagumana kugeza ubwo umuntu aza akamara imyaka 3, 5, 10, 15, 20, 30, agasaza agapfa bakamushyingura, kandi bakagenda babeshya ngo agiye mu ijuru, ngo yitabye Imana. Yitabye Imana ate? Usibye ko Imana Bibiliya igaragaza ko hariho Imana y'iki gihe, akabaho n'Imana data wa twese, kuko ibintu byinshi abantu bashobora kubigira Imana. Niyo mpamvu ijambo Imana ni ijambo rikoreshwa ku kintu cyose umuntu yisunze ngo yumve ko yagikomoramo imbaraga zimukiza. Niyo mpamvu ubundi Imana twebwe twizeye, Bibiliya igaragaza ko ari data wa twese, akaba ari umuremyi wa byose, Imana rugira. Rero Bibiliya igaragaza ko Satani ari imana y'abiki gihe. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa 2 igice cya 4 kuva ku murongo wa 3. Satani ni imana y'abiki gihe, hakabaho noneho n'Imana data wa twese. Rero aba bayobozi b'amadini bakabeshya abantu ngo bitabye Imana, ariko abitabye indi mana y'abiki gihe yitwa Satani, kuko igihe cyose umwana yanze kumvira umubyeyi cyamutegetse ntabwo ashobora kubona umugisha w'umubyeyi. Rero abayobozi b'amadini bahishe cyane abayoboke babo icyo Yesu yasigiye itorero kugenda. Noneho ubwo bo bagahamagara abantu, bubatse amasare, barangije bayahimba izina ritandukanye n'Imana yatugeze cyo. Nukuvuga ngo bo ubwabo biyambuye Imana yabagize cyo, barongera babyambura n'abayoboke babo. Bibiliya ivuga yuko umukristo ari we rusengero rw'Imana. Rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa mbere 3:16, ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe? Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana nayo izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera kandi urwo rusengero ni mwe. Abakorinto urwandiko rwa 2 ibice 6 umurongo wa 16 na 17 kugeza 18. Bibiliya irongera ikabigaragaza, ariko rero ku murongo wa 14 haravuga ngo ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Kandi Kristo ahuriye he na Bayali? Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki?
mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho nk'uko Imana yabivuze iti nzatura muri bo. Murumva akantu ko turi urusengero rw'Imana ihoraho, ko Pawulo avuze, nk'uko Imana y'ubwayo yabyivugiye iti nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Ngo nuko muve hagati y'aba bandi mwitandukanye, niko Uwiteka avuga, kandi nimukore ku kintu gihumanye, nanjye nzabakira kandi nzababera so, namwe muzambere abahungu n'abakobwa, niko Uwiteka ushobora byose avuga. Ni ukuvuga ngo rero aba bayobozi bagiye batangiza amadini yabo ya gikristo, bagiye bigisha abantu, babumvisha ko iyo nzu bubatse ari rwo rusengero. Bambura abantu icy'Imana bageze cyo, bagiha inyubako y'amatafari n'ibyondo n'imicanga na sima ndetse n'amabuye n'amabati n'ibiti n'ibindi, aba ari cyo bita ngo ni urusengero, kugira ngo abantu biyumvishe ko agakiza bazagakomora aho ngaho. Kuko Bibiliya ivuze urusengero ibishatse kuvuga inzu Imana ibamo, inzu Imana ituyemo, inzu Imana ikoreramo, ibamo, yicayemo. Noneho niba rero ufashe inzu y'ibyondo n'amatafari ukayita urusengero, nta kuntu abantu batirukanyira aho hantu ko bazi ko ariho Imana iri. Ariko Bibiliya igaragaje ko urusengero ari umuntu, Bibiliya igaragaje ko ari wo rusengero. Ndetse Pawulo yabivuze mu rwandiko rw'Abakorino rwa mbere 3:9, anagaragaza ko umuntu ubwe ari inzu y'Imana, Imana ibamo. Yaravuze ngo kuko twembi Imana ariyo dukorera, namwe mukaba umurima w'Imana n'inzu yayo. Vuga itorero rya Kristo, wowe pasono, wowe ku giti cyawe uri umurima w'Imana, ukaba n'inzu y'Imana. Utaramenya kuri inzu Imana ituramo, iteka ryose uzahora wirukanyira muri ziriya nzu abayobozi b'amadini bubatse, bazita isengero, bo bakwambura icyuri cyo ku Mana. Barangije bashyiraho kondisiyo z'abaje kwifatanya nabo, bashyiraho imyifatire, bashyiraho disipurine, kugeza ubwo abantu bafasha agakiza ko gakomoka muri disipurine abayobozi b'amadini bashyizeho. Noneho iyo bigisha inyigisho zose, bigisha cyane bashaka imirongo ihuza na disipurine bashyizeho. Ubundi izi nzu ntabwo ari urusengero, ahubwo ni sare abantu bitiriwe izina ry'Imana, ari bo nsengero z'Imana bubatse kugira ngo bahuriremo, bungurane mu bitekerezo mu buryo bakorera Imana, ndetse banashyigikirane mu birebana n'umurimo w'Imana, kandi bahugurane mu ijambo ry'Imana. Iriya ni sare, ntabwo ari urusengero. Niyo mpamvu iyo muvuyemo mukoreramo amakwe, niyo mpamvu iyo muvuyemo mushobora gukoreramo amanama atandukanye, na za leta rimwe na rimwe zikunda gutira izo nzu zigakoramo amanama, kandi barazise ngo urusengero. Urusengero rw'Imana nta bindi bintu birubamo. Niyo mpamvu muri wowe Imana ishaka ko niba hari n'ibyaha ukora, bisohoremo, bivemo, ntiwongere kubikora, kuko Imana ntiba ahantu hari ibyaha. Kuko umuntu ubwe ari urusengero rw'Imana. Imana ishaka ko nta kindi kintu uyibangikanya nayo, igomba kubamo yonyine ikakuyobora. None ziriya nzu ko mukoramo amakwe, mugakoreramo iminsi mikuru itandukanye, amanama ya za leta n'ibindi, hari naho nigeze kubonaho nari matuye nari ntuye hafi yaho, ni ukuvuga ngo ni bare, ariko bubatse sare nini cyane, bajya bagira gutya bakakodesha abantu, bakaba bakuramo amanama yabo y'amakwe cyangwa bagakuramo amakwe n'ibindi. Ariko ubundi ni muri bare, ni mu kabari. Noneho rero hajemo n'abandi idini rimwe ryitwa ngo ni Ikarabiro, rirakodesha rikajya rigiramo amateraniro ku cyumweru, dimanche. Bamara gusohokamo bagahita binjizamo amakesi y'inzoga atandukanye, abantu bagateramo intebe bagatangira kunywa inzoga. Icyo kintu gatinyuka cyita urusengero. Nta rusengero rw'inyubako y'amatafari n'ibyondo ruri hano muri iyi si. Twabasobanurira insengero zabayeho mu isi Bibiliya ivuga, bitandukanye n'izi twubaka, kuko izo nsengero twababwiye impamvu zari insengero. Insengero 5 zabayeho: urwubatswe na Mose, urwubatswe na Salomo, urwubatswe na Ezira, urwubatswe na Herode umwami w'Abayuda, ndetse n'urwubatswe n'Imana y'ubwayo uyu munsi ituyemo. Kandi urwo ngurwo narwo ni pra. Twasobanuye ko ari ibintu bitatu
bigaragaza cyangwa byatumye ruba urusengero. Icya mbere ni uko pura yarwo ni Imana yayitanze, hamagaye Mose ku musozi wa Sinayi. Icya kabiri ni uko Imana yarubagamo mu isanduku y'isezerano yari iteretsemo ihema ry'ibonaniro, ubuturo bwera. Imana y'ubwayo yabagamo mu isanduku y'isezerano yari ihari, niho Imana yavuganaga n'umutambyi mukuru, ubwiza bwabo bukagaragara. Icyo ni icya kabiri, ni uko Imana yabagamo. Icya gatatu ni uko ubwiza bwayo n'ijwi ryayo byumvikaniraga bikanagaragarira muri urwo rusengero. Icyo ni cyo cyatumye ruba urusengero, ariko ni inyubako yari yarubatswe n'amaboko y'abantu, ariko biturutse kuri plan Imana itanze. Kabiri, Imana ikabamo ikigaragazamo n'ubwiza bwayo. Gatatu, ni uko ijwi ry'Imana ryumvikaniragamo gutya neza mu imbere rikumvikana. Kumbi biriya byari igishushanyo, byari sembori. Ihema ry'ibonaniro, ubuturo bwera, ryari ishusho, ryari igicucu cy'ubuturo bwera bw'Imana, ari bwo muntu. Imana agaragaza ko izatura mu muntu. Noneho rero urwo ni rwo ruvugwa muri Bibiliya, maze umuntu yahasoma none se ubuse ngo Bibiliya ntigaragaza ko ngo inyubako ngo ari urusengero? Yes, ariko ni ubuturo bwera. Imana yitanze pula. Wowe ko wubatse ayo matafari n'ibyondo, Imana niyo yaguhaye pula yuko ugomba kubyubaka. Ese ko ruri Imana ubwiza bwayo bwagaragariraga abantu bakabubona neza, umucyo mwinshi muri iyo nzu y'amatafari n'ibyondo mubamo, mwari mwabona ubwiza bugaragariramo aho ngaho? Ese kijwi ry'Imana, cyo ni cya gatatu, ryumvikaniragamo aho ngaho mu bikutamo imbere abantu bakaryumva? Wari wumva Imana ivugira muri iyo nzu uteraniramo, mukaryumva mu mabati, mu bikuta hose? Urwo rusengero niko byari bimeze. Rwatangiye ari ihema ry'ibonaniro ryubatswe na Mose, riza guhindurwamo inzu isanzwe na Salomo umuhungu wa Dawidi, nk'uko Dawidi yabisabye Imana. Kandi amaze kurwubaka kuko Imana iramanuka irujyamo irubamo. Icya gatatu, ruza gusenywa na Nebukadinezari muri 605 mbere y'ivuka rya Yesu, ubwo yarajyanaga Abayuda i Babuloni. Hashize imyaka 70 hataha ya miryango irataha, witwa Ezira, Zerubabeli na Yeshuwa. Ezira niwe wari uhagarariye amategeko y'Imana. Zerubabeli yari gavana, Yeshuwa akaba umutambyi. Hanyuma rero Ezira niwe wari uyoboye igikorwa cyo kubaka urwo rusengero w'i Yerusalemu hariya muri Isiraheli. Mu 137 General Pompe w'Abaroma, ubwo Roma yigaruraga isi, ubwami bwambuye Abagiriki, amaze kujyaho yongeye gusenya Yerusalemu mu 137 mbere y'ivuka rya Yesu. Urusengero rwongeye kubakwa n'umwami Herode warushyizweho n'Abaroma ngo ari we uhagararira Abaroma muri Isiraheli. Hanyuma Abisirayeli bamutorera kugira ngo abubakire urusengero bongere kubona aho bateranira. Urwo ni urwa kane Herode yari yubatse. Yesu ngaze avuga ko ruzasenywa. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 19. Ararira aravuga ngo ruzasenywa kandi nta buye rizasigara rigeretse kuri indi ritajugunywe hasi. Muri 70 ku ngoma y'umwami w'abami Kaisari witwa Vespasiye, n'umuhungu we wari generali w'Abaroma witwa Titusi. Titusi niwe wagiye Yerusalemu, asenya Yerusalemu, yica Abayuda barenga 3000. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ntabwo rwongera kubakwa. Imana yahise iva hariya, iva ahantu ijya mu muntu, kuko Yesu yari yabivuze muri Yohana igice cya 4, abwira umugore w'Umusamariya akaza amuga ati, mugore nyizera, kuko igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu, ahubwo igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo basenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abari bamusenga. Imana ni umwuka kandi abayisenga bakwiye kwisengera mu mwuka no mu kuri. Ni ukuvuga ngo igihe turimo ni igihe cyo gusengera Imana mu mwuka no mu kuri, ntabwo ari ugusengera Imana ahantu ngo ujye kuyishaka ahantu uyisanga ahantu. Oya, ugomba kugira ukuri muri wowe, ugomba no kuyisengera aho uri hose. Yesu niwe wabivuze, yari amaze kugaragaza ko igihe cyo kuba Imana iba ahantu, ibarizwa ahantu kirangiye, ahubwo Imana igiye kuba mu muntu,
umuntu akagira ukuri muri we kuko ukuri ni Yesu. Kuvuga ngo Yesu agiye gutura mu muntu, cyo ni cyambere. Kabiri, kandi akanayisengera mu mwuka, kuko Bibiliya Pawulo yavuze ngo umwuka w'Imana ahamanya n'umwuka wacu ko turi abana b'Imana. Iki gihe turimo rero ni igihe cy'uko umuntu asengera Imana aho ariho hose, kuko umuntu ari we rusengero rw'Imana. Niyo mpamvu Pawulo Yesu abivuga mu Bakorinto urwandiko rwa mbere 16, aravuga ngo nimuzi ko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana nayo izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera kandi urwo rusengero ni imwe. Arongera abivuga mu rwandiko rwa kabiri ibice 6 umurongo wa 16 na 17, aravuga ngo mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishanyo bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho, nk'uko Imana yabivuze iti nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Ni ukuvuga ngo Imana ituye muri wowe. Abo bayobozi b'amadini bashutse abantu bamumvisha ko ziriya nzu arizo sengero, kugeza ubwo umuntu yumvise ko atahabonetse yaba yaguye. Uzi ko nagiye mura n'abantu benshi n'uyu munsi mura nabo, akakubwira ngo mwana, ngo muri iyi minsi ngo ndumva naraguye. Wagushijwe n'iki? Uranse ngo uracyajya ku rusengero, ngo sinjya mu nzu y'Imana. Ibaze ngo sinjya mu nzu y'Imana kwere. Mwumve systeme y'amadini binjije mu bantu kugeza ubwo abantu ngo bumva bagomba gukizwa ari uko ngo bari muri iriya nzu y'amatafari n'ibyondo, ngo abantu bari muri iriya sare kuko bababwiye ko ari rwo rusengero. Kandi ababwiye ngo iyo bavuze urusengero baba bashatse kuvuga ubuturo bw'Imana, ahantu Imana iba. No kuba rero barakwambuye icyuri cyo mu Mana, bakakwambura ko ari wo rusengero rw'Imana, ntibabikwigishe, ntibabigusobanurire, bakumvishe ko Imana y'ubwayo yavuze ngo nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo n'abazabo ku bwanjye. Niyo mpamvu iyo utabonetse muri iyo nzu ukamara icyumweru, ibyumweru bibiri, ukwezi, uragwa, utangira kumupagani, utangira kugira ibinyoma, kubeshya, kwiba, kuriganya, gusambana, ubuhehesi, amarari, inzangano, amoko n'ibindi, ngo kuko ngo utakijya mu nzu y'Imana. Data we, Pawulo yabivuze mu Bakorinto urwandiko rwa mbere 3:9, ngo kuko twembi Imana ariyo dukorera, namwe mukaba umurima w'Imana, namwe mukaba umurima w'Imana n'inzu yayo. None kuki umva ngo simirwa kujya mu nzu y'Imana, kandi bivuze ngo muri umurima w'Imana mukaba n'inzu y'Imana? Wowe ubwawe person uri inzu y'Imana, Imana ikorera mituyemo. Niyo mpamvu misiyo Yesu yasigiye itorero mu isi turayibonye muri Mariko ibice 16 umurongo wa 15, aravuga ngo nimugende mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Aravuga ngo nimuramuka musohoje icyo mbabwiye mukagenda, dore ibimenyetso bizagumana namwe. Wowe ukagenda ukemera kumvira Imana, hari ibimenyetso bizagumana nawe. Kandi n'uwo uzahindura ukamutoza nawe akagenda, hari ibimenyetso bizagumana nawe, haba mu rugo rwe, mu bana be, ku mutware we, ku mugore we, muri famiye, no mu bandi bantu b'abaturanyi ndetse n'inshuti n'imiryango. Icya mbere ngo muzavuga indimi nshya, icya kabiri muzirukana abadayimoni mu izina rya Yesu, icya gatatu ngo muzafata inzoka, icya kane ngo nimunywa n'ikintu cyose cyica nacyo kizabatwara na hato, icya gatanu ngo muzarambika ibiganza ku barwayi bakire. Kuki abantu bibaniye n'ibirwara bitabavaho? Kuki abantu bibaniye n'abadayimoni kandi bavuga ngo ni abarokore, bavuga ngo barajya muri ziriya sare bisisengero, ngo barajya mu materaniro? Kuki abantu bari kwirukankira imyuka mibi abakozi ba Satani bagiye gutira? Muzi impamvu? Ni ukubera ko twanze gusohoza icyo umwami yadutumye, papa wacu, kugenda. Kandi kugenda ntabwo ari uguhera kure. Muri byo yaririmbye ngo nubwo utazi gushyomoka, hamya gusa ko Yesu ababarira. Ujye ubwira abandi bose ibyo yagukoreye, maze umwinginga agufashe, uti mwami nyakira. Ngo ntuzahere kure cyane kwamamaza ibya Yesu. Abaguye bari hafi n'abazimiye nabo, kuko Yesu yaravuze ngo nimugende. Noneho iyo ni misiyo Yesu yasigiye itorero. Ndetse no muri Matayo 28:18 na 19 yaravuze ati nahawe ubutware mu ijuru ndetse no mu isi. Noneho rero nuko mugende muhindure abantu mu mahanga yose. Icyo ni icyambere. Kabiri, mubabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Gatatu, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose. Nimuramuka mubikoze, cyambere mukagenda mugahindura abantu, icya kabiri mukababatiza, icya gatatu mukabigisha gutoza ku buryo bicara bakiga bakabaza ibibazo, ngo kugira ngo babashe kwitondera ibirimo ahangaha. Mubigishe kwitondera
ibyo nababwiye byose. Ntabwo rero abantu bashobora kwitondera ibyo batazi, kandi nanone nawe ntushobora kwigisha ibyo utazi. Bivuge ngo abakristo bakwiye kwiga ubuhanuzi burimo aha, bakiga nk'uko abanyeshuri biga. Mu madini murabigisha, mwirwa mubabeshya, mubatera igipindi, mubabwiriza, mugira gute. Niyo mpamvu muri iyi minsi turi kubigisha inyigisho zigeze mu 10 zigishwa mu madini ya gikristo ariko ziyobya abantu, kandi bamaze mu myaka myinshi bazi ngo barakijijwe, kandi bazi ngo ni ubutumwa bwiza. Ni inyigisho 10 ni nazo zinzanye umunsi kongera kuzibigisha, kongeze ku nyigisho ya kabiri. Inyigisho ya mbere twabonye ko ari ishingiye ku mategeko ya Mose. Iyo ni inyigisho yatangijwe n'abadivantisi b'umunsi wa karindwi. Baza no kwigabanyamo ibice, bagira abavamo bitwa ngo ni abatampera. Abatampera rero bagizwe n'imitwe 4: abitwa abagorozi, abatsindishirizwa, abacamanza n'abakusi. Abo bose bigisha inyigisho zishingiye ku mategeko ya Mose, bakabihuza n'ubuntu bwa Yesu. Ibishobora guhura ntibibaho. Uko mubona isi idashobora guhura n'ijuru ngo bifatane, niko amategeko ya Mose n'ubuntu bidashobora guhura, bizigera bihura. Kuko Bibiliya igaragaza ko amategeko ya Mose yahamyaga Yesu. Niyo mpamvu Yesu yarabivuze muri Luka igice cya 24 kuva ku murongo wa 44. Haravuga ngo ibi nibyo nababwiraga mu mategeko ya Mose no muri Zaburi no mu byahanuwe, ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose bahereye kuri Yerusalemu. Aravuga ati ni mwe bagabo b'ibyo. Urumva kuntu Yesu avuze ibi nibyo nababwiraga mu mategeko ya Mose no muri Zaburi no mu byahanuwe. Bivuga ngo amategeko ya Mose, Zaburi, abahanuzi byose byahamyaga Kristo Yesu. None umudive arakukura kuri Kristo, avuga ngo yafatanya amategeko na Yesu. Inyigisho z'ibinyoma. Iyo ni inyigisho ya mbere yoretse abantu benshi ku isi, kandi yagiye iboreka mu binyejana byashize, ndetse ikomeje kuboreka mu bindi bizaza niba Yesu ataragaruka. Murabona ko idini ry'abadivantisi b'umunsi wa karindwi ndetse n'iyo mitwe y'abavuyemo bafite abantu benshi ku isi. Hari n'abandi bavutse bitwa ngo n'abapantekote b'umunsi wa karindwi. Abo ni abahoze mu madini ya gipantekoste, basohotse baravuga ati tugomba no kubariza isabato, kandi amadini twabagamo ntabwo yemera isabato. Ekada tuzaturuhuka ku isabato, turuhuke no ku cyumweru, kugira ngo Yesu naza atazagirana hamwe adushinja. Naba ari cyumweru azasanga twaracyubahirije, naba ari isabato azasanga twarabyubahirije. Urumva babasubije mu mategeko ngo babihuze n'ubuntu. Iyo ni inyigisho ya mbere ifite abayoboke benshi ku isi. Abadivantisi ngira ngo bararenga 300,000 ku isi yose. Icyicaro cyabo kiba muri Amerika. Hakaza inyigisho ya kabiri ariyo ishingiye ku buntu. Ubuntu ngo butangaje, amazing grace. Ariko ubu buntu butangaje cyitonderwa, turimo kwerekana ko atari ubuntu bwa Kristo aba bantu bemera cyangwa biringiye. Kuko ukurikije uko babwakiriye n'icyo bubajyanamo, wumva ko ari ubuntu bwa Satani atari ubwa Kristo. Kuko ubuntu bwa Kristo bufite amabwiriza bugenderaho. Abantu bigisha izi nyigisho z'ubuntu uzasanga biyita amazina 3: biyita abakiranutsi, biyita abera, biyita abaziranenge. Kandi ibi byose biyita bikabashora mu gukomeza kubaho mu buzima, kuko bavuga ngo baratsindishirizwa muri Kristo Yesu, nta rubanza rukibariho, icyo usabwa gusa no kwizera urupfu no kuzuka bya Yesu gusa. Po entre biba birangiye, iyo wabyizeye uzabona ubugingo, kuko ubuvutse ubwa kabiri. Babwire ibindi byose birivuga kwirinda, kuba maso, kwezwa, ntabwo bareba. Gusenga, kwiriza ubusa, kwatura, ibyo ntibabyemera. Bavuga ko Yesu ari wabidukoreye, yaradusengeye, yaturariye amajuru, yariyirije, twebwe ntitugomba kwiriza. Yesu yaririnze, twebwe ntitugomba kwirinda. Yesu yakoze imirimo, twebwe nta murimo n'umwe dusabwa. Byizere gusa ibyo yakoze, wizere urupfu rwe, wizere no kuzuka kwe, birangire, ubundi uzajya mu ijuru, ubundi wibere muri uwo mudendezo. Nuko bigisha. Ubu ni ubuntu bwa Satani, ko ubuntu bwa Yesu bufite condition, bufite amabwiriza bugenga. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo twe guhererwa ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa. We ushobora gusobanura gupfusha ubusa ubuntu bwa Kristo? Ni gute tubupfusha ubusa? Ni igihe cyose dukoze ibyaha kandi tuvuga ngo twagiriwe ubuntu, kuko ubwo buntu bukomoka mu kiranutsi utarakoze icyaha. Niba rero bukomoka ku mukiranutsi utarakoze icyaha, tukaba tubyarwa nawe kubw'ubuntu bwe, twizeye ubutumwa bwiza, tukaba tuvuka ubwa kabiri,
tugomba kurangwa n'ubuzima. Ni ukuvuga ngo karagiteri zacu zituranga zigomba kuba ari karagiteri za Yesu, kuko Yesu nta cyaha yakoze. Yesu ntiyibye, ntiyasambanye, ntiyatukanye, ntago yigeze yangana, nta wamuvumye ngo amusubize, nta yagiraga ishyaka ry'isi ryo gukorera se, yakoraga imirimo yose, yarasengaga, yariyirizaga. Ibyo byose bigize karagiteri za Yesu, kuko yaje kugaragaza karagiteri za se. Rero natwe kuko bivuga ko tuba tuvutse ubwa kabiri, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 12, icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ngabo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umugabo cyangwa n'ubushake bw'umubiri, ahubwo babyawe n'Imana. Noneho rero niba twarabyawe n'Imana, kuvuga ngo ADN yacu n'iy'Imana ni kimwe. Ni ukuvuga ngo ADN yawe n'iy'Imana ni kimwe. Imico, imyifatire, ubuzima bugize Imana bugomba kugaragaraho. Niba Yesu rero nta cyaha yakoze, nawe ugomba guhita uba muri ubwo buzima budakora icyaha. Aba bantu b'ubuntu rero inyigisho bigisha ku buntu bo bubemerera kuba mu buzima bwose bukora icyaha, ariko bakaba batsindishirizwa no kuba barizeye ko Yesu yabapfiriye, apfira ibyaha byabo. Icyo ngo bumva gihagije, kandi bagashaka verse biblique muri Bibiliya zibafasha, zibadefanda muri uko kubaho mu buzima bukora icyaha. Ubu buntu rero ni ubuntu bwa Satani, ntabwo ari ubuntu bw'Imana, kuko ubuntu bw'Imana ntibutwemerera kuba mu buzima bukora icyaha. Ahubwo ubuntu bw'Imana buduhindura abana b'Imana, tukagira karagiteri nk'iz'Imana, tukagira imico nk'iy'Imana, tukaba mu buzima bwejejwe tudakora icyaha. Niyo mpamvu Pawulo yavuze mu Baroma ibice 6:12, aravuga ngo noneho rero ntimukimbike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa, ngo mwumvire ibyirarikira, kandi ntimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke, n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Ibyaha ntibikabategeke, kuko mutagitwarwa n'amategeko, ahubwo mutwarwa n'ubuntu. Bivuge ngo amategeko niyo yagatumye tuba mu byaha, ariko ubuntu ntabwo butwemera kuba mu byaha. Niyo Pawulo avuze ngo ibyaha ntibikabategeke, kuko mutagitwarwa n'amategeko, ahubwo mutwarwa n'ubuntu. Noneho abantu bimika ibyaha mu mibiri yabo izapfa, bakumvira ibyirarikira ngo nuko ngo bari mu buntu. No, cyo ni ikinyoma. Izo ni inyigisho za Satani, ni inyigisho z'abadayimoni, inyigisho zikwigisha ko udakwiriye gusenga, udakwiriye gukorera Imana, udakwiriye kwatura, udakwiriye kwihana, udakwiriye kwirinda. Ngibyo byose ngo Yesu arabidukoreye. Ni inyigisho z'ikuzimu z'abadayimoni, kandi abantu murazigotomeye, muranywa buri munsi ngo murajya mu ijuru. Abantu bose bakiriza inyigisho bahindutse barutuma ivu mu buryo bw'umwuka. Urabereye ko Imana yaguhishurira ubwoba bakakwica. Ni abakozi ba Satani, kandi bakunda kuzigisha biyorobetse, bariyorobeka cyane, bigisha baseka. Ibinyoma, umwanda wa Satani. Noneho rero Bibiliya ivuga ngo twebwe twigisha abantu kwitondera. Yesu aravuze muri misiyo ye, mugende mubahindure, 2 mubabatize, 3 mubigishe kwitondera. Kuki yajemo ijambo kwitondera? Kwitondera mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, nimubikora, nimubisohoza, mugasohoza ibyo mbabwiye, nzaba ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza komera y'isi. Uzi ko hari abantu benshi bari muri aya madini ari hanze aha bibwira ngo Yesu ari kumwe nabo, kandi atari kumwe nabo, kuko abana bakumwe nabo n'abasohoza, abashoboje iriya misiyo, kugenda bagahindura, 2 bakabatiza, 3 bakigisha. Abo bigishije rero nabo bamaze kubatuza, basobanukiwe neza, bakabarambikaho ibiganza, bakavuga ati namwe ni mugende, nabo bakagenda bakabikora gutyo, mu kwihutisha ubutumwa vuba ngo bugera kumera y'isi, n'abari babufite bukabavaho tubasubizemo, ubundi umwami wacu agaruke. None amadini yubatse amasare, barangije bayita ngo ni isengero, abantu baza kuyateraniramo, abapasiteri abitwa ngo n'ababishopu ba kibishopu, abapadiri, abasenyeri n'abandi bubatse za Kiliziya Gatolika, za katedrali n'ibindi, baririrwa bicaye batiye akaguru ko kandi ngo bategereje abantu babasanga. Ubu mwuka niwe wirirwa ajya kureba abantu, mu gihe Yesu yatumye itorero ngo tujyane n'umwuka wera, tujye kuburira abantu mu ngo zabo. Ubundi misiyo y'itorero rya Kristo mwisi ni ukwinjira mu ngo, dowa to dowa, kigisha abantu, aho bakwirukanye ukahava ukajya ahandi, kuko Yesu yaravuze ngo niba birukana mu mudugudu umwe muzajye mu wundi.
kandi ngo inzu yose muzinjiramo mugasanga harimo umunyamahoro muzavuge ngo amahoro abe muri we, naba ari umunyamahoro azamubaho, naba atari umunyamahoro ngo azabagarukira. ngo kandi aho muzajya bakabirukana muzakunkumura umukungugu munsi y'ibirenge, mubabwira ati nubwo mutwirukanye ariko ubwami bw'Imana waguye gitumo buri hafi, mwihane mwigendere, amaraso yabo ntimuzayabazwa. Uko niko Imana ishaka itorero mu isi ko twihutisha ubutumwa. Tugende, abagabo n'abagore, abasore n'inkumi, abakobwa, muze tugende, nimwumve ubutumwa bwiza, mwemere kwiga, mwigishwe, mumenye, tugende. Nibwo dusoza ubutumwa tugasoza misiyo ya Yesu akagaruka gutwara abamwizeye, kandi ni nabwo azaduhembura akaduha imbaraga, ni nabwo biriya bimenyetso bizagumana natwe, biriya bitanu: kwirukana abadayimoni mu izina rye, kuvuga indimi nshya, kunywa ikintu cyose cyica n'ikikirije kidutwara na hato, gufata inzoka, no kuba tusengera abarwayi turambitse ibiganza bagakira. None rero abayobozi b'amadini kuko barogoye umugambi w'Imana wo kujyana ubutumwa, baradefiya, batuma n'abantu badefiya, bakubaka ziriya nzu ngari z'abantu baza biberemo. Ubundi inzu kuzubaka ntacyo zitwaye, kitonderwa mujye munyumva, ntabwo kubaka izi nzu natwe tugiye kuzubaka nyinshi, ahubwo mwumva icyo ni kuvuga. Ziriya nzu icyambere ikosa bakoze ni ukuzita isengero, kandi biya ntabwo izita isengero, ni sare zo guteraniramo. None zahindutse amasinagogi yo kwiciramo ubugingo bw'abantu, abantu bakibwira ngo barajya mu ijuru kandi bajya kurimbuka. Ni sare zihuriramo abantu ari bo nsengero Imana ibamo, tukajya guhuriramo tugahugurana mu ijambo ry'Imana, ubundi tukigishanya, tugatozanya, ubundi abantu bakagenda. None ziriya nzu, aya masare yubatswe bakayita isengero, zagomba kuba ari inzu cyangwa sare zo kuberamo training abantu, bagatrainingwa nkuko Yesu abivuze ngo mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, hanyuma nibarangiza bagende. Bagomba kuba abapaseri, ababishopu, abo bapadiri n'abasenyeri n'abandi, gutraininga abantu. Bamara kwa traininga bakabarambika ibiganza uko Pawulo abigenzaga, bakabohereza ati mugende. Ariko biratangaza ko umuntu ashobora kwicara umwaka umwe, 2, 3, 5, 10, 12, 15, 20, umuntu akarinda saza, imvi zikaza, umusatsi ugahinduka umweru. Nta muntu n'umwe yabwiriza ubutumwa bwiza atazi ibyamvaye na njyahe muri Bibiliya, nawe ubwe Bibiliya yisoma ntayumve, adashobora kugenda ngo yigishe nibuza abantu nka 2. Tekereza nawe umuntu umaze imyaka 15, 20 Bibiliya akaba atarayisoma ngo ayumve. Kandi buri cyumweru, buri minsi bakoraga amateraniro, amasemina, nk'ibiterane, uyu muntu akaba atarasobanukirwa Bibiliya nuba agitegereje ko bayimwigisha. Beneda, uyu muntu yize iki? Yesu kavuze ngo mugende mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose. Uyu muntu yashobora kubyitondera ataranamenya Bibiliya? None se ubwo wamwigishaga ni ibiki yamwigishije bituma atamenya? Nawe ubwe Bibiliya atarayisoma mu myaka 5, 10, 7, 8 amaze ngo agire ibyo yumvamo. Ayisoma kumva n'ubucurabwenge kuri we, ayisoma kumva ntazi iyo biva niyo bijya. Iyo myaka yamaze yicaye imbere ya pasiteri, nubuhe butumwa niye nyigisho iyo myaka yamaze imbere ya bishop na apostle? Niki yamubwiye gituma adafata ngamenye? Murumva systeme religieuse satanique iri muri aya madini, murumva uburyo bakomeje kujisha abantu bakibwira ko bajya mu ijuru kandi batajyayo. None se ubwo Yesu niba avuze ngo mubigishe, Yesu arari kugira ngo abamenyeshe ibyo bari kwiga babyumve. Kuba rero badafata nuko batasoje misiyo Yesu ntahari kugira ngo abahe kumenya. Murabona ibituvuga benshi ntimubyumva, ariko umunsi twapfuye hari generation, hari generations zizabaho, zizakomeza kumva ubutumwa, bakavuga bakadushyira mu ntwari zabayeho muri generation turiho muri iki gihe, bakadushyira mu ntwari mu gihe mwebwe abiki gihe mufunze amatwi mwapfuye muri ibihuri mudashaka kumva ubutumwa bwiza. Ariko izi nyigisho hari imyaka abantu bazabamo, bazaza bazitega amatwi bakazandikamo n'ibitabo kugira ngo abantu bumve, kuko ibyo twigisha n'ubuhanuzi busohora mu gihe turimo n'igihe kizaza. Abantu bazatangira kugenda babona bibasohoraho buri munsi.
Pawulo yavuze ko igihe turimo ari igihe kigoramye cy'ubugoryi. Abantu badashaka kumva bakurikiye ubugoryi gusa. Abantu barashaka ibintu by'ubugoryi ngari byo batega amatwi. Niyo mpamvu haduka umuntu uvuga ibintu by'ubugoryi abantu bakamwirukankaho kuri social media bakariwe bumva. Ariko twavuga ibintu by'ubwenge baterekane ko ubwo bwenge ntabwo dukeneye. Turashaka iby'ubugoryi. Amadini rero, abayobozi b'ayo madini kuko batasoje icyo Bibiliya ivuga, Yesu nigeze agumana nabo. Yavuze ngo abagumana nabo kandi akavuga ibimenyetso bizagumana nabo ni abasohoje kiriya cyo kugenda mugende mwigisha abandi mwe bose ubutumwa bwiza. Nimugenda dore ibimenyetso bizagumana namwe nibi. Nimugende muhindurana mu mahanga Yesu mubatize mubigisha. Nimubisohoza nzaba ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Aba banyamadini Yesu ntari kumwe nabo. Ndabibabwiye ni ukuri Yesu ntari kumwe nabo. Niyo mpamvu kuko babonye ko bya bimenyetso Bibiliya ivuga bitababaho ntabyo bafite ndetse nabo bigisha bitabarimo, bizi indi mitwe yo kujya gushaka imbaraga kuko Satani ahari kandi abona ko ibyo barimo ari ibye. Bari kujya gushaka amavuta, bakajya gushaka amazi ngo yo muri Isiraheli, bakajya gushaka ibitaka, bakajya gushaka amabuye muri Isiraheli n'ibindi byose by'ibinyoma birirwa bacuruza. Ubundi bakajya gushaka imyuka yindi y'abadayimoni yo kwirirwa baroha mu bantu kugira ngo bya bimenyetso bigaragare kubo bayoboye. Abo bayoboye nabo ni inzanga zaho, ukwirirwa babakubita hasi, mwikubita hasi, muhirirwa mwambara ubusa imbere y'abantu, bihinduye abahanuzi kandi nta buhanuzi bafite. Bagira noneho nubwo babyatura ngo riba profete kugira ngo mubakurikire kuko bishyizeho icyapa kigaragaza ko ari ba profete, kandi ubundi nta wiyita umuhanuzi. Abantu nibo bamwita umuhanuzi, nabwo babimwitira ko ibyo avuga bisohora. Naho umuntu wamaze kwatura ngo ngende umuhanuzi ndi profete, menya ngo si umuhanuzi ahubwo ni icyapa kimwamamaza kugira ngo mumugane mwebwe nk'abakiriya mu mugane. Ariko kandi nimumugeraho ntabwo azabaho ibiturutse ku Mana nyir'ijuru n'isi, kuko ukimara kwita umuhanuzi ntabwo Imana yabigikorana nawe, ahubwo babaha ibinyoma byabo. Benshi bibitseho ibinyoma, abandi bibitseho imyuka mibi Satani yahaye abo bayobozi. Abandi kubera yuko batigeze basohoza icyo umwami yavuze, babuze ibyo Yesu yavuze bizabasohoraho. Biriya tubonye ngo ibimenyetso bizagumana n'abizera, bituma bajya kubihimba kuko bazi ko abayoboke babo bajya babibabaza. Kuki ibi ngibi biri muri Bibiliya mukaba tutabibabonaho natwe bikaba bitatubaho? Mwabonye ibyo Minyone ejo bundi yakoze, Gitwaza n'abajya bikorerwa sigabana amavuta, kwa Masasu nabo barabikora n'ahandi, kandi Bibiliya nta hantu bigaragaza. Bibiliya igaragaza isezerano rya kera uburyo ryacyuye igihe, rihari ntiridufasha kumenya uko Imana yatangiranye n'umuntu n'isi n'ibirimo byose. Ariko ubutumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana ni isezerano rishya, nibyo tugomba kwiga tukamenya uko umwami yavuze ubutumwa, n'ibiki yavuze, ibyo Umwuka Wera yakoresheje intumwa n'iby'intumwa zanditse, kugira ngo tubashe kumenya agakiza neza. Ntabwo rero Yesu ashobora gukorana nabo, ntibibaho. Niyo mpamvu bajya guhimba ibindi. Hari umugabo witwa ngo na Apotre ngo Emmanuel, irindi gisi ngibuka hano waho ngaho i Burundi, nabwo bari Burundi murabizi ari Bujumbura. Uyu Apotre Emmanuel uri aho ngaho mu Burundi afite depo y'amazi abantu birirwa bagura ngo baragira ngo abakize indwara, bakayajyana mu ngo zabo, bakayamena mu mabotike, bakayamena hehe n'ifoto ye. Kumana, mbega ubuyobe, mbega ubupfu. Mwabaye imbata z'abakozi ba Satani no kuba imbata za Kristo. Kwa Rugagi nuko, muri Katolike nuko, muhora za Kibeho ngo mwagiye kuvoma amazi ngo y'umubyeyi Bikira Mariya Ikibeho, mukayatwara ngo mu mabotike ngo muzaza muyanywa. Ubuyobe bukomeye cyane kandi bukubiyemo imyuka mibi. Ayo mazi muvoma aba yinjiyemo abadayimoni. Niyo mpamvu kuyanywa gusa egari utazigera mwumva ubutumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana, kuko ubuyobe bwa mbere ni ugufata ikintu mukakitirira Imana kandi ari cyo Satani. Burya ariya mazi munywa ngo muvoma ngo Ikibeho kwa Bikira Mariya, iyo muyanywa murimo kwakira imyuka mibi. Iyo myuka mibi niba nangira imitima ikabica amatwi ku buryo mudashobora kumva ubutumwa bwiza. Mukwirirwa mwikorera imisaraba, mugafata amashapure mukayasenga. Ako beneda mwakumvisha ubutumwa bwiza koko. So rero misiyo turimo nka Iron Family of Jesus Christ Ministries International nuko twiga ibyanditswe byera, tukabyigisha abandi, tukabatoza, bakajya mwivuga butumwa. Abantu uko bagenda babenshi
ayo mazu azubakwa ariko nayo gutureningirwamo, ntabwo ari yo kwicara ngo tugire ibyubahiro duturishe amaturo ibya 10 n'ibindi abantu basazira. Ni ukugira ngo twikinge izuba, twikinge imbeho, twikinge umuyaga, twikinge imvura, hanyuma twicare duhugurane, dutoze abantu, tujye tubarabike biganza bagende, abo bahinduye bongere babazane, tubatraininge nabo bagende, kandi natwe tugende. Nicyo Yesu yashakaga. Abantu bige gukorera Imana, gukoresha ubutunzi bwabo, kwamamaza ubutumwa bwiza, kuvuga n'ibindi byose. Itorero rya Kristo mu isi, misiyo ryasigiwe ni misiyo ya misiyoloji, ni ugukora umurimo w'ubumisiyoneri. Ntabwo ari ukwicara ngo dusazira ahantu. None urasazira ahantu wapfa, imiryango y'abupfuye bakayibeshya ngo uwo muntu agiye mu ijuru, maze mukaririmba we ngaheza mu ijuru tuzahurirayo. Yo, murababaje kweri. Bene data, niba wifuza kwifatanya natwe muri uru rugamba turimo, kugira ngo ubone umugisha uturutse ku Mana, yaba ibyo birwara byagufasheho bikuveho, iyo myuka mibi kuriho ikurekure, izo nyatsi n'ibindi byose bababeshye ngo ni za karande zo mu miryango, kumbe ari ukuba mwarabuze umugisha uva mu biganza bya Yesu kuko mutasohoje icyo yababwiye. Uze tukwakire, hanyuma twamaze ubutumwa bwiza. Uratujoyininga, reba aho ngaho kuri screen ya telefone yawe cyangwa ya televiziyo urimo kurebera, reba hasi muri description ya Iron aho twanditse intego za Iron, urebe munsi izo ntego urasangaho link ya WhatsApp, hanyuma ukoremo, turakwakira. Icyambere, ntabwo umuntu uri mu madini twemera kugendana nawe rwose. Niba uzi ko idini utabanje kurivamo, byihorere wikwirwa joining, kuko niyo uje tutatukuvanaho. Bene data, amadini ni ikigare gikomeye, ni kimodoka kiri kwihutisha abantu kibajyana kurimbuka, kuko mu madini nta butumwa buriyo. Abanyamadini bamaze kwifatanya na za leta z'isi, abanyamadini bararwanira ubutunzi bw'isi, abayobozi b'amadini bararwanira icyubahiro, abayobozi b'amadini bahishe ubutumwa bwiza bw'ukuri kugira ngo abantu batabumenya, bagakura bakajyana ubutumwa bakabacika, ahubwo bashaka kugira ngo bagumane nabo, batanga ayo maturo, ibya 10 n'ibindi, ariko abantu be gukura kuko banga kukwigisha muri systeme religiyo Yesu yasize, bakakwigisha uburyo bwo kukushuka ngo ugumane nabo ntuzakure, kuko bazi kukuze mu by'umwuka wagenda ntibongere kubona ayo maturo. So rero abantu tugendana nabo ni abantu biyemeje kuza gufatanya natwe urugamba rwo kwamamaza ubutumwa bwiza. Ngurwo urugamba turiho, kandi tuzashobozwa na Yesu. Kandi twebwe ntabwo ari ngombwa ushatse tujoininge cyangwa ubyiworere, ariko sohoza icyo Yesu avuze. Ijambo ry'Imana niko rivuze, ni ukugenda, si ukwicara. Kandi nanone abayobozi b'amadini si ukwicara ngo mutuze abantu babasange, nimubasange mu ngo zabo, nimubasange mu bihugu barimo, nimubasange mu midugudu no mu turere, muri sekiteri, mu ntara, mugende mwigisha abantu. Ariko se mwabyemera kandi nta cyubahiro kibirimo? Mwabonye ko nta cyubahiro kibirimo gusanga abantu bati oya bazaze badusanga aha ngaha, turubaka amazu meza, bajye baza babona ubwiza bw'ayo mazu kugira ngo bagumane natwe. Yesu arahombeje kandi yakabaye yunguka. Abantu barambiwe gutegereza Yesu kuko abanyamadini banze kubigisha ngo bamenye, hanyuma bihutisha ubutumwa Yesu agaruke. Ko Yesu yavuze ko kugira ngo agaruke ngo nuko ubutumwa bugomba kuba bugera ku mpera z'isi. Buragera ku mpera y'isi, nibugera ku mpera y'isi abone kugaruka. Ni bande babujyana? Ni wowe nanjye. None se ko twanze kubujyana, urumva yagaruka? Kandi gutinda kwe niko natwe duhura n'intambara nyinshi. Satana araturasa tukananirwa, tukunye tukaba pagani. Bivuze ngo ritwe dutirije Yesu. Rero reka dusenga Imana, tuba turimo kubaburira, tubaha imiburo kugira ngo mumenye icyo umwami abashakaho. Imana iguha umugisha, Imana iduhana umugisha. Menya icyo ijambo ry'Imana rikubwira ugisohoze. Turagushimiye mwami Yesu kubw'ubutumwa bwiza utugejejeho. Dusengera abadukurikiye bose bari mu bihugu bitandukanye ku migabane y'isi kugira ngo umwuka w'Imana arusheho kubumvisha ubutumwa bwiza utunyujijemo.
abantu basobanukirwe icyo ushaka ku itorero, banamenye ko imyuka mibi n'imbaraga barwana nazo no kuba gukizwa byarabananiye nuko batigeze basohoza icyo wavuze. Igihe cyose twasoje ibyo watubwiye, uzaduha imbaraga zo gutsinda ibyaha, uzaduha imbaraga zo gutsinda imikoro ya Satani yose, kandi uzadushoboza kugeza ubwo uzagarukira. Turagushimiye rero, komeza kutugira neza, icyo kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Turabashimiye mwebwe bari kumwe natwe, kigana nakagaruka. Shalom, shalom, shalom. Azatujana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora